mutagatifu twizihiza none. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda, kongeye kubaramutsa. Yesu Kristo akuzwe. Aka ni ka kanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu tuzihimbaza buri munsi. None turi tariki ya 22 Mata. Turahimbaza mutagatifu Alexandre wahowe Imana. Turahimbaza mutagatifu Kayi na Soteri abapapa bahowe Imana. Kugeza ukwivugururwa kwa nyuma kwa liturujia, Kiliziya yahimbazaga kuri iyi tariki y'abatagatifu bombi mu gitabo cya misa. Bombi babaye abashumba ba Kiliziya mu kinyejana cya 2 n'icya 3. Soteri yahawe Imana ku ngoma y'umwami Marie Colère watotezaga abakristo ahagana mu mwaka w'175. Kayusi yayoboye Kiliziya kuva mu mwaka wa 183 kugeza mu mwaka wa 196 ahorwa Imana ku ngoma ya Diocletian. Turahimbaza mutagatifu Yuliyani umwepiskopi. Turahimbaza mutagatifu Opportuna umubikira. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amateka ya mutagatifu Opportuna cyangwa Opportune, muri kumwe na Padre Vincent Twagiramungu. Mutagatifu Opportuna, Imana yari yaramuhaye ubwiza butangaje bw'umubiri. Ntibyamubuza ariko kwiyoroshya no kwihata imigenzo y'ubukristo bwo kuri. Abakomeye benshi bo mu Bufaransa bageragezaga kumusaba, ariko bose arabahakanira kuko yashakaga kwiha Imana. Ababyeyi babimwemereye, abanza kujya muri monasteri ya Rumenish. Ahageze aba urugero rw'abandi muri byose. Umukuru w'urwo rugo apfuye, Opportuna aba ari utorwa kumuzungura. Abayobora neza cyane. Imirimo irihije akaba ari uyikorera. Yihana biteye ubwoba, agakunda kuvuga ko ubwo Adamu yirukanwa muri paradizo n'inda nini ye, ushaka kujya muri paradizo agomba kurwanya inda nini ye. Imana yari yaramuhaye gukundwa n'inyoni zo mu gasozi zose. Zabona gasohotse zikaza ku kanya zikamushagara. Rimwe umuhinzi w'iyo monasteri yica imwe muri izo nyoni. Opportuna arayizura, arayirekura, irigurukira. Umunsi umwe musaza we yicwa n'umwanzi. Opportuna arababara cyane, asaba Imana ngo imuhamagare nawe. Nuko Imana imumenyesha umunsi izaza kumutwaraho mu ijuru vuba bidatinze. Maze Opportuna ahamagara abamonakikazi yayoboraga, abasezeraho yishimye. Ababwira umunsi azitabiraho Imana. Baratangara kuko atararwaye byagera koko aho yitaba Imana. Yitaba Imana ataha mu ijuru kwishimana na Yezu yeguriye ubuzima bwe, ubwo hari muri 770. Ubuzima butangaje bwa Opportuna buratwibutse ko natwe Nyagasani aduhamagara kubana nawe iminsi yose. Kurya ibintu by'ibitangaza tubibonamo ibintu bisanzwe, natwe ubuzima bwacu busanzwe tukabubaho by'igitangaza. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza mutagatifu Alexandre, Kayi, Soteri, Yuliyani, Opportuna. Namwe inshuti z'Imana kandi bana ba Mariya, mugire umunsi mwiza. Padre Vincent Twagiramungu ubifuriza neza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Mwumvaga ikiganiro umutagatifu twizihiza none, ikiganiro mugezwaho na Radio Maria Rwanda.